ushobora kuba uri umukristo cyangwa se umukristo, umuyisilamu, umuhindu, umubudiste, umubahayi cyangwa se yewe ushobora no gusanga nta na hamwe ubarizwa muri ayo matorero yose. Ariko biragoye kuba waba utarigeze wumva indirimbo yitwa What a Friend We Have in Jesus. Ni yindi ikunze kuririmbwa nabo mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, nubwo atari bo bonyine bayiririmba. Mu Kinyarwanda iragira iti nta nshuti nziza nka Yesu cyangwa se nka Yezu bitewe n'aho ubarizwa. Ariko se waba uzi inkomoko y'iyi ndirimbo n'amateka yayo? Umwanditsi Nanette F. Elkins washinze umuryango Hope in the Healing ugenekereje ibyiringiro mu komora, avuga ko iyo ndirimbo ikomoka ku mugabo witwa Joseph Scriven wavukiye muri Irlande mu 1819. Joseph wari ufite impamyabushobozi ya kaminuza yaboneye muri Trinity College i Dublin, yari umwarimu w'umwuga wari ufite inzozi zo gushaka umugore akagira umuryango. Ariko ntabwo byamuhiriye kuko hasigaye umunsi umwe ngo akore ubukwe, fiancé we yaguye mu mazi ararohama ahasiga ubuzima. Ni ibintu byagoye cyane Joseph Scriven kubyakira, niko kwiyemeza kwimukira muri Canada akajya kugerageza gutangira ubuzima bundi bushya. Ahageze yamenyanye n'undi mukobwa witwa Eliza Rice, barashimana, ariko ibyago bikomeza kumukurikirana kuko hasigaye ibyumweru bike ngo babane. Eliza Rice nawe yararwaye arapfa. Mwibaze ko icyo gihe Joseph yari afite imyaka 25 gusa. Muri ako gahinda karenze ubwenge bwa muntu n'imbaraga z'ukwemera Imana yari yifitemo, niho haturutse umuhamagaro wa Joseph Scriven, niko kwiyemeza gushaka igikorwa cy'ubugiraneza yakora kugira ngo adakomeza kwiheba. Atangira ibikorwa byo gufasha abatishoboye n'abafite ubumuga mu bushobozi buke yari afite nk'umwarimu, kugemurira abarwayi, gufasha imiryango kubona uturimo two gukora duciriritse bakitunga n'ibindi, maze bibera Joseph Scriven isoko yo kongera kwishimira ubuzima abinyujije mu ntego yo gufasha abadafite kivurira. Ntibyateye kabiri ariko nanone mu buryo bugoye kwiyumvisha, intimba yarongeye yibasira umutima wa Joseph Scriven. Nyina wari warasigaye ku ivuko muri Irlande yaje kurwara cyane, kandi Joseph ntabwo yari afite uburyo n'ubushobozi bwo kumugeraho kuko byasabaga amikoro menshi. Abuze uko abigenza, Joseph Scriven yaricaye afata ikaramu n'urupapuro, yandikira nyina igisigo kuva ubwo kibera ibisekuru n'ibisekuruza isoko y'imbaraga no kuzanzamuka nyuma yo kunyura mu bigeragezo bikomeye. Icyo gisigo nicyo cyaje kuririmbwamo iyi ndirimbo itagira ukwisa. What a friend we have in Jesus. Nta nshuti nziza nka Yezu. Our sins and griefs to bear. Atsemba ibyaha byacu. What a privilege to carry. Ni amahirwe kumwizera. Everything to God in prayer. Kuko atwuzuza na se. Oh, what peace we often forfeit. Iyo tubabaye rwose, Oh, what needless pain we bear. dufite ishavu ryinshi, All because we do not carry adusohoza ku Mana, everything to God in prayer. akumva amaganya yacu. Have we trials and temptations? Nitugira ibyago byinshi, Is there trouble anywhere? tugatotezwa cyane, We should never be discouraged. byoye kudutera ubwoba. Take it to the Lord in prayer. Tumwiringire rwose. And we find a friend so faithful. Nta wundi wabidukiza. Who will all our sorrows share. Abiduhemuraho. Jesus knows our every weakness. Yezu azi intege nke zacu. Take it to the Lord in prayer. Jya wisunga Uwiteka. Are we weak and heavy laden? Nitugira ishavu ryinshi, Cumbered with a load of care. tukababara rwose, Precious Savior, still our refuge. Yezu niwe uturokora. Take it to the Lord in prayer. Komeza umwiringire. Do thy friends despise, forsake thee? Niba kugira ruvumwa, Take it to the Lord in prayer.
wisunge umwami Yezu. His arms he'll take and shield thee. Ntazagira ubwo aguhana. We'll find out solace there. Ujye uhora umwizigiye. Muri iyi nkuru yashyizwe ahagaragara na Nanette F. Elkins ku rubuga rwa murandasi wa#hopeinthehealing.com, akomeza agira ati: muri iki gihe ibihugu byinshi biri mu bizazane n'ibibazo by'urudaca mu buryo butigeze bubaho mbere, ariko turagerageza kudaheranwa tukishyira hamwe mu isengesho kuko riracyakora. Yezu ntabwo yigeze adutererana, nta nubwo azabikora. Nimureke twebwe nka Kiliziya twe gupfusha ubusa ayo mahirwe. Hari ibyiringiro byinshi mu Mana yacu, ibyiringiro byinshi by'ubuzima buhoraho, n'ibyiringiro byinshi ko buri munota tuzabona Yezu aje kudutabara agasubiza amasengesho yacu. Bityo dushobora kubona ibihumbi n'ibihumbi by'abantu birangiye bamenye usakaza amahoro ari we Yezu cyangwa se Yesu, nituvuga ibyiza, tugatekereza ibyubaka, kandi tugasenga kurusha uko twigeze gusenga mbere. Amen, amen.